kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu aza mw'isi yacu rw'indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda nakwiriye. Ntari umugome n'ukwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Mubo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo. Nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi yose. Amen. Mbega urukundo rw'Imana yacu! Imana ishimwe cyane bavandimwe, nshuti mwese mukurikira ikiganiro cya Saveur Divine. Ndabashuze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ngiriwe ubuntu rero bwo kongera kuganira namwe, muri kumwe na Immaculée Nyiraneza. Niwe mugiye kuganira ku byerekeranye n'urukundo rw'Imana, tukaba ndetse turi busoze uyu munsi iyo nsanganyamatsiko y'urukundo rw'Imana turayisoje uyu munsi wo kuwa gatanu. Uko nabiririmbye urukundo rw'Imana rero ntabwo umuntu yarurondora ngo abirangize, ndetse hari n'igice ntaririmbye kivuga ngo inyanja zose ziramutse zibaye wino, igice cya gatatu, ngo n'ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ngo ntabwo babimara, ngo ntabwo byakwirwaho, ngo ahubwo inyanja niyo yakama. Ariko ibyo byose ntabwo byaba bihagije kugira ngo tuvuge urukundo rw'Imana. Rivuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ntawaruvuga ngo arurondore ngo bikunde. Yesu akiri muri iyi si yabanye n'abigishwa be, yabanye n'abantu banyuranye b'inzego zose. Yerekanye urukundo rwe mu byo yakoze byose, yerekanye urukundo rw'Imana. Yesu yari ikimenyetso Imana yohereje kugira ngo igerageze kudusobanurira urwo rukundo rwayo, nubwo bidakwiye ko abana b'abantu barusobanukirwa neza. Ariko burya Yesu nawe yari imfashanyigisho yo kugira ngo dusobanukirwe urwo rukundo. Noneho abana n'abigishwa be, akora imirimo n'ibitangaza byinshi, byose murabizi. Ariko mu myaka 3 yamaze ariko gukora iyo mirimo, akora imirimo n'ibitangaza, akorana n'abigishwa be, nyuma y'iyo myaka ishize, mu gihe yiteguraga gusubira kwa Data, abwira abigishwa be, arabererana, abaha itegeko rishya. Mbese ko ari uburyo bwo kubabwira ati nubwo ngiye kubavanwamo, hari ikintu mugomba kuzitondera, hari itegeko rishya ngiye kubasigira. Ryari itegeko rizatuma bamenyekana, abantu bababonye bagasobanukirwa yuko ari abakristo koko. Burya abantu bajya bagira ikintu kibaranga, ndetse hariho n'ibintu by'ibimenyetso biranga ikintu iki n'iki. Iyo tubonye umusaraba w'icyatsi kibisi, tumenya yuko iyo nzu iriho umusaraba w'icyatsi kibisi, tuhita dusobanukirwa yuko
ari farumasi aho bagurira imiti. Rero na Yesu hari ikintu cy'ikimenyetso yasigiye abigishwa be. Muri Yohana 13 umurongo wa 33 Yesu ngo abaha itegeko rishya ryo gukundana. Haravuga ngo bana batoya, ndacyari hamwe namwe umwanya muto, muzanshaka, kandi uko nabwiye abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwiye ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Haleluya! Ngiki ikimenyetso simusiga cyereka abantu yuko turi abigishwa ba Yesu, ngo nidukundana niho abantu bazasobanukirwa yuko turi abigishwa ba Yesu. Hari ibintu by'ingenzi bijya biranga abantu banyuranye. Abantu bagira uniforme bambara bikamenyekana yuko bari mu gisirikari. Abantu bagira imyenda bambara bakamenyekana yuko bari mu murimo w'ubuganga par exemple. Buri muntu wese hari ibintu tugendana tugira bitwerekana. Ariko Yesu araterura barababwira ati nimukundana hagati yanyu, nibyo bizatuma bamenya yuko muri abigishwa banjye. Nshuti z'umusaraba, buri muntu wumvise iki kiganiro ndakwifuriza kugira ngo ugire urwo rukundo, ngo urukundo nirwo ruzatuma bamenya yuko turi abigishwa ba Yesu. Reka dusenge. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane. Shimiye ibyo watwigishije muri iyi minsi ishize. Shimiye ibyo Umwuka Wera yabwiye ubwoko bwawe binyuze muri ibi biganiro bene Data ndetse nanjye twabagejejeho. Imana, tukuzamura icyubahiro muri byose. Tugushimiye kubw'urukundo watweretse igihe woherezaga Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Sengeye buri muntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, kugira ngo Umwuka Wera amukoreho yakire Yesu. Mu izina rya Yesu ndasenze nizeye, amen.